bavuga bati turashaka undi muzamu wenda ushobora kutugeza aho twifuza wenda mu matsinda ya Champions League. Ubwo bageragereza ahandi bakareba n'ahandi bishoboka, ariko kuri Sebwato dusanzwe tuzi umuzamu mushya, turamuzi muri Mukura, ibyo yafashe Mukura turabizi, yezamu mwiza wase zishize niwe wahe cyane. Ndabona ngewe Zakanavuga gatoya miliyoni 30 ntiwazirekura darakano ginavuga 30 ntabwo nasitaka umuntu udahamagarwa muri nasari. aha dore icyo nahingiye kugaruka ni naho ngaho nanjye ndi, dore icyo ngiye nshaka kuvuga. Buriya watekereje kurekura miliyoni 30 kuri institution ikomeye cyane APR irebwa nayo, cyangwa se nka APR nayo ku giti cyayo, ntibyananirana gushyiraho izindi 10 cyangwa se 15 ukavuga ngo singiye kubikora kuko hari ikibazo gusa wenda mbona nyikemure mu buryo butuzuye turi kugendana. Nareba uburyo nyongera nkazana umuzamu n'ayo masezerano y'imyaka 2-3, nkavuga ngo ndabyizeye ko ntamushidikanyaho, ndamufitiye isezo mufite n'itaha, kuko uyu munsi mentality ya Sebwato nawe ntabwo mpamya ko iri hejuru cyane, kuko ni Sebwato mubyibuke hari n'igihe yigeze kugigera mu meforme murabyibuka, Mukuri buri umuntu umusimbura. Icyo gihe yari Clement umwana muto waje no kujya mu magajo, Clement yaza agakora amakosa bikangombwa ko babo burije gusubizamo nde Sebwato. Icyo gihe namukura hari ukuntu Mukuru ukuntu ibana n'abakinnyi, hari no kuntu amasezerano ajya kurangira y'umukinnyi ukabona ntabwo bihutira kumurekura, bararekonese nuko babanye cyangwa se yagaruka muri forme mu minsi ya nyuma bagakomeza bakamuryamaho. Ariko Sebwato yigeze no gushakwa na Reyo, bibaze kukire icyo gitamuguza. Polisi niyamushatse nituzi ko byakora kujya muri polisi, kuki polisi itamuguza? Umva ko kana kuko APR ikeneye umuzamu usunika Pierre. APR ntikangwe n'iby'inkera abahizi, kuko nanone kujya kugura Sebwato si Valeri sirijana kujana kuzajya mu matsinda, kandi amatsinda ntabwo ari ibintu utegura umwaka umwe, kuko opponent ufite imbere. Erega APR igibarira kuri piramide yaguze baramadani Sobihi nabande bose itanga miliyoni 5 mu madolari, ariko byayisabye imyaka 8 kugira ngo ikandagire muri Champions League. Ni ibintu utegura no byo no kubona umwanya wa kabiri muri championnat byayisabye igihe kirekire. APR nayo abakinnyi gura no ku rwego ihinduramo abatoza, sintekeza ko yagakure kubara amatsinda nka quick fix ngari ibintu ikora umwaka umwe ngihita igenda. Yakure kubigura bakivuga ati okay naguze Ronald Sekiganda, naguze amangaba ni wamara n'igihe kirekire we naho imyaka 3 twaviza amatsinda. Apana kuvuga ngo ubikoze ngo umwaka umwe, nibi ibizi neza ko ari cyo kibura. Nka kumwe Man City yaguze Haaland ivuga ngo dushaka Champions League twaburaga umwataka bagahita bayitwara. Niba ari cyo kibura izamu gusa bamugure ku mafaranga yose bashaka, ariko niba bibona ko hari ibindi bikibura bagomba kubaka mu myaka n'imyaka, nibagura umunyezamu ukiri mutoya nta pressure, hanyuma izamu bakomeze barirekere Pierre. Yes, kuko nubundi nibo bagiye kugura abandi bakinnyi bararireka babibona, kuko Amerika tisigaje iminsi 5 bagakure kuba barariguze kare, baraguze umunyezamu hakiri kare. Niba bari bamushimye nibamugumane bakine iyo champion nubundi bazayitwara nkuko basanzwe bayitwara, nkuko yatwaraga Pierre yatwaye ebyiri adatsinzwe rega kwa Adiri yatwaye ebyiri adatsinzwe. Ubwo ndumva muhuza n'amakuru binagarukana. Hanyuma wenda muri PR Hakimu Kiwanika ntabwo abagande bamuhamagaye, bahamagaye Ronald Sekiganda na Denis Omed. Hanyuma abagande bagaruyemo na Onyango yongeye kugaruka na Seda Sari Mujamari bongeye kugaruka mu kipe y'igihugu. Icyo kintu kiragananu. Urumva kuri iki kintu twavugaga ari akantu kamwe numva Samira avuze ikintu gikomeye kigendanye no gutekereza iby'amatsinda, ariko nawe wagize igihe cyo kubitegura by'igihe kirambi. Rubari bagerageje ndabyibuka basinyisha aba bakinnyi mbere aba Mamadusi bakazana n'aba ba Lamte Mamadou Minba urakoze. Harimo abakinnyi nka ba Mamadusi na Mamadou Minba bari muri level navuga ngo si babakinnyi bababesheyemo nyine bakagenderamo ari amafaranga yagiye arira, ntabwo byabura ikintu byarise niyo nari bugane. Urumva ari ukuntu baguzemo abakinnyi b'imyaka mitoya, iyo ugize amahirwe ukaba ufite umukinnyi nka Mamadusi aracyari muto, wenda ni nabwo uburyo bari batekerejemo Mamemebeldaho igitekerezo ni cyiza, ariko se uburyo tubikora ni bwiza, ari naho uhise ugaruka ku kintu cyiza cy'abakinnyi nyine bababeshamo. Ni nacyo kibazo gihoraho rero mu Rwanda. Nge nifuza ko APR nka equipe ifite ubushobozi. Buri munsi Rayon Sport ishaka kubwira ati uburyo dushakamo abakinnyi biragendana na mikoro yacu.
bigeranye n'uko duhagaze. Umukinnyi tubwira ngo tuzaguha igice dutegereze wenda Rayon Day abari ku ruhe rwego ariko epi uvuga ngo umukinnyi ushaka miliyoni 80 mfite ubushobozi bwo kwita nzimo. Aho rero ngusubiza jye naganiriye n'umwe mu bayobozi rwose bakuru ba APR arambwira ati kimwe mu bintu kijya gituma tutirekura mu gutanga amafaranga menshi ati namwe murebe iyo piramide tuzahura igura umukinnyi wangahe Simba Yanga mutugereranya zigura bangahe ati reka Nyarugenge yo yibeshye ukavuga ngo umumano yariri igitano induru ziravuga ngo twishyura amafaranga abandi batanga amafaranga ariko ku muntu uzwi wapanze guprova nibajya muri shani bagure umukinnyi twese turimo turabona ko yamaze guprova bamuzana urazana umuntu kuri amafoto meza abakinnyi benshi bazi Nyarugenge bayabona bamaze gufotorwa na ba Delphin abandi bari mu bishokora ari muri zo champions zitazwi tutabatona kuri sport uzacunga amafoto aba bose bazi Kigali amafoto asa neza bayabona bageza uva bakina muri champions zaho ngaho zisanzwe na Ruth na Axel ugira ngo izi za Simba zo zijya kujya mu matsinda zazanaga aya mazina manini baje baguraga basomana papi barangiza bagashya nyine bagakurwamo na za Udisong nabo baje kubyiga uravuga ati niba unshaka kujya mu matsinda nka nayarenga uyu munsi sinza n'umukinnyi w'urwego rwarahiri urwego rwa Zamalek za Wydad dore ko nge ni bubigenze hari abana nabonye n'ugera muri Chan hari abana nabonye ukareba imizamukire y'umukinnyi imikorerwe y'umukinnyi vanga uyu mukinnyi ntabwo aragera kuri level yajya muri izo kipe za Zamalek na Rayon ariko inzira ye bitewe n'uburyo yakozwe ariko ibyo birarebwa nande kujya kumenya uburyo umukinnyi yakozwe imikinire ye imikurire ye nawe ukabanza kumenya ngo ese ubundi njyewe ndinde ndatozwa nande ndakina iki imikinire yanjye ni iyi kugira ngo nuzana babakinnyi bari muri middle class ariko bari guprogressa bashaka kugera on top umenye ngo ndamushaka kuko akina ibi bizamworohereza kuba umukinnyi mwiza nanjye binyorohere kumubyaza umusaruro kuko nazanye ibintu bihura ari naho hantu twebwe tugiramo ikibazo nicyo navugaga rero kuri epi ni nacyo kintu kigomba kurebwaho. Birababaje kuvuga ngo uyu munsi wajya kuzana umuzamu kuko ubonye wenda Pierre bitagenze neza warahirengagije none ukajya kuzana umuzamu nawe ubwawe wadutaho kuri miliyoni nk'izo 30 nicyo twavugaga. None mu kanya kandi kana nashaka kugarukaho Samira agarutse ku kintu cya Kiwanuka reka ngo urugero nese Kiwanuka uko twamubonye muri sezi ishize ni imikino runaka ibiri iciye 3 yazamuye urwego ari kuza dore igihari rero byibuze uravuga ngo ni umukinnyi ibugande abanavugaga ngo ni umukinnyi w'ahazaza ni umukinnyi wakozwe uburyo bakorwa mu mashuri abana bose bo muri Sport Club Villa bava muri academy yitwa Prosper Namanyi no umugabo ufite academy hari ya za Wankurukuku razi kuri Mutesa wa kabiri ni kibuga Villa kiniraho we yagiranye amasezerano na Villa aravuga ati ngenda babakinyi ni mu bagurisha tugabane no havuye aba Patrick Kakande no hava ba Hilary Mukundane no hajya haca baki batandukanye bari abana rero basohotse bari ubwa mbere yuri indege agasoka kajya hanze bibanza kumugora Monarane wakero yagiye muri Parado biranga ariko muri Uganda numwe mu bantu b'ingenzi bahari dore icyo navuga kareo ni nako nsorezaho byibuze uravuga ngo mu mikorerwe aho yavuye havuye nande babaye beza ntago haterewe yaperi yakoze icyo kintu niki bikwereka sezo ya mbere yamugora ariko uburyo agiye kwinjira mu ya kabiri hari ikizere bitanga icyo rero ni bwa buryo bw'imigurire uvuga ngo burimo umunyamupira icyo nicyo kintu kigomba gukorwaho. Icyo ngicyo cyo nanjye nahoze nkigarukaho mvuga ngo ikipe ya APR Football Club urebye uburyo abayobozi babo baba bafite inshingano nyinshi n'imirimo myinshi ya buri munsi bakwiriye n'ukuri kugira mu buyobozi bwabo bagomba kugira umuntu uzi football uzajya ubafasha cyane cyane ku gihe cyo kujya ku isoko turagura nde ese muri squad dufite turarekura nde aragenda ryari kuko ari igihe bazana erega ro kuba atari mu myanya wenda izwi wenda muri organigramme ya equipe ntago bivuga ko adahari yaburetse koko se yarabafashe aba bazana byo gushimirwa nje ntago mbyemera yarati bazana byo gushimirwa kora hano monami merci bazana kuko tuziranye ashaka kunyobiza kuko iyo nguyu yamutukuza ari umuntu ikintu kimwe APR ikeneye umuntu ubazwa FC yayo uko Yanga ijya guhinduka yagiye gukura Senzo Mbata muri Simba araza aricara aravuga ati turagura bande ryari ese ko kuzanye wenda Mamerida aza gusanga mu mwanya umwe n'abandi bakiye bari bahari bawe basanzwe bakina wamaze gucisha mu murongo ese mu byukuri twe dukeneye kugura Adolphe n'icyo azaniye APR
apare ko ari umunyezamu w'umunyarwanda ujemo aho ngaho no muri AS Kigali ko Mutaramu yamwicazaga ni iki cyatuma ugura Adolphe Ngaze muri APR ibyo byose mukabanza mukabyiga ninde winjira ninde usohoka ninde ugira ute kandi bakagira umuntu ubibazwa njye ntekereza APR kwire kugira nk'umuntu w'umu-CEO uhari ubazwa ibintu byose akaba ati dukeneye ibi agapresentira bari abafande umusivile cyangwa umusirikare uzi umupira ni asaka aba umusirikare wawize uzi umupira byanya ari umusirikare akaba ari full time muri icyo kintu yarabyize nta kibazo ari azi ubuzima bwa buri munsi bwa equipe ku buryo agenda akaganira n'abafana akavuga ati dukeneye ibi turi impamvu mubona gutya ku buryo mwicarana akajya kubwira ngo njyewe bakohereje kavuna ku masomo ndabona Ombolenga buri kingiki kugira ngo atange umusaruro 100%. Urebuka kavuna ku masomo agende yihugure azaza agize urebuka ikipe namaze kwikamira urebuka Umutaramu witwa Patrick Nyakwigenda waga muri Gasogi buriya yitaye Imana nibwo Gasogi yatangiye kugira ibibazo yaraza abakinnyi ku rwego yarabaye mu ma interscolaire yarabaye mu mirenge azabakinnyi akubwira turiya mukina mubonye aha tumugana imyaka ibira iyo mugarutseho nk'ubu ngubu mwenyewe Ken saramutse akumva agahinda karamwica cyane yaraza niwo wari Gasogi ibintu byose ikipe ya APR munyemerere tuyiveho gusa nyine twavugaga ku myiteguro yayo ya Sekafa Sebwato gusa twese dusanze mu by'ukuri atari we muzamu ikipe ya APR Football Club ikeneye ariko kandi tombora iraza kuba kuri uyu wa kane ku munsi w'ejo nibwo hazaba tombora ya Sekafa Kagame Cup tukazamenya itsinda ikipe ya APR Football Club iherereyemo harya amakipe 12 ni azayitabira na amakipe 12 yamaze kwemeza kazitabira nabonye bazaba banafite ejo bazanasinyana amasezerano n'umufatanyabikorwa mushya Sekafa imitegurire yayo yagiye ituma abafatanyabikorwa bataza ariko muri no minsi ko batangiye kugira consistency mu gutegura byibura ubona ko bagiye gutangira kwakira undi muterankunga bitandukanye na bya bihumbi byatangwaga na nyakubahwa perezida wa Repubulika bagiye kongeramo undi muntu wabafasha nanone mu mitegurire bw'amakipe 12 ni APR Singida yo muri Tanzania Flambo y'u Burundi Garde de Côte yo muri Djibouti Ethiopia ni Kofi yo muri Ethiopia Police ya Kenya Mogadishu City Mbereke Bentiu yo muri Sudan ari Hilali Omdurman imwe yahoze itozwa na Ibenge yo muri Sudan Alairi Madani nayo muri Sudan Vipers na Murandege mu minota 6 ndebe imbere yanjye mbere yuko tujya kwamamaza ariko nundi turaza kwinjirana nayo munyemerere tujye mu ikipe ya Rayon Sport tuhe umwanya nayo tuyiganireho ku munsi w'ejo yari imyitozo mu by'ukuri navuga ngo isanzwe kuko njye nanarebye yari imyitozo itariho abafana benshi ariko tugiye kubona iyi nkuru ngiye kwibaza umuntu witwa mu bicu ayitereke ntugire ikibazo hari ahantu nitujya kwamamaza ndongera ngo umwanya wawe tugiye kubona tubona umutipe wa Madrid afungiye inyuma yambaye akambaro ka Rayon Sport mu ikabutura y'umukara asesekaye ku kibuga cy'imyitozo y'ikipe ya Rayon Sport. Yes rero urakoze cyane singutaretse cyane reka tubiganire KDB ndeke kuza mu isura ya Randi manuka nkarandi wifungisha mano iyo assist byaza umusaruro concretiza cyane uyu musore wagaragaye wa Madrid ngira ngo ejo nibwo abantu babonye iyo myitozo mutaramaza ufite taye kabisa w'igisore ufite dread yafunze neza cyane akambaro k'ikipe ya Rayon Sport hejuru agakabutura k'umukara abantu nabo batangira gutebya batese umukara ugeze ute mu nzove ariko bareo nakoze agashya iyo bakoze ubukwe ntabwo wambara amakoti y'umukara ariko haraho cyane kubwira turamenya hariya ntabwo bikunda uyu musore rero yitwa Charles nagerageje kuvuza amazina abantu bireba n'abari hariya barakubwira bati mwene data yitwa Charles uyu musore yasabye kwikorera imyitozo information ze urazishaka biragoye kuko nabo baza barakubwira bati aturutse mu gihugu cya Nigeria ni umutaramu wumva yuko ashaka kugira icyo yatanga nk'umusaruro ni umusore ushobora kuba ngo nawe yakonvenka umutoza ariko gusa imyitozo Axel ni kimwe no kuba yakwemererwa ni ikindi ese ko igihe Rayon Sport igezemo ni icyo kuba yakwakira abantu bageragezwa bisabira imyitozo ariko kimwe mu byatumye ko icyo kintu cyemererwa ni uko umutoza ubwe yemera ko kuri uwo mwanya
umukinnyi wabonetse abaye maximiza ko abyifuza we ntacyo bimutwaye. ni ukuvuga ngo kugeza ubu kuri nimero 6 abona hari igihanga. wumva icyo kintu nicyo kinakomeye cyane. ni naho hantu nashakaga point nabwira ngo umuntu ati se information yenda tuzihorere. Ikibazo kinakomeye cyane n'umuriro yakwibaza kiracyari igihe cyo kugerageza abakinnyi kuri champion izatangira ejo bundi equipe nizajya muri Sekafa mu minsi nibura isoko rifunge. Isoko rifunge. Umuntu arambwira ati umutoza kweretse ko byaba byiza koko nawe amwakiriye akamureba uyu musore twa Charles information yenda zagenda ziza ariko nahise nsubiza n'amaso inyuma kse muri bukumenya ko Cote d'Ivoire nawe muremure w'imoso umutoza yakiriye agakorera ngo akore imyitozo nawe ukina 6 w'umukaseri wanageragejwe muri deka abantu bavuga ngo bamubonanye tous ngo ariko ngo fitness ni ikibazo icyo gihe yakoze hari Aimable nanone na Sefu ivuga ngo niyo mpamvu umutoza kubwira ngo ntacyo mume akabyakiriza yombi ati mume nawe mugerageze mume nawe tumurebe uwo mwanya mubonye w'umukinnyi byaba byiza byatumye nsubiza amaso inyuma. Urumva iyo urebye ku mukinnyi wari waje mu Cote d'Ivoire taye yari nziza tusha ni nziza ariko ukabona ko harimo ikibazo cya fitness n'ibindi nibaza kumushima baramurekura ariko icyo kintu cyataye buriya akiri muri mukuru witwa Afahamiya nibyo yakoreshaga Aimable ariko muribuka ko atakundaga ko yegerana n'uyu mutaramu wavuye i Burundi Fred ko aravuga ngo mubamirere ekipirateri babiri ngiye nkoresha byaba byizajemo ikintu kigendanye na taye kuko ndabyibuka nibwo yajyaga akunda kuvuga ati reka nzana undi muntu wegereye Aimable ariko byibuze ufite taye. Aimable nibyo mu kirere bishobora kumugora muri duel zo mu kirere. Aimable ashaka kudufasha gukasa hasi akaba umukinnyi udukinira iyo zone ariko se mu gihe turimo hagati kuganya duel zo mu kirere mu gihe imipira twirinda kujya muri defense yacu icyo kintu yo mutoza yakomeje gusa nk'ugishyira akadomo ari nayo mpamvu rero yakiriye mu Cote d'Ivoire amwakiriza yombi avuga ati twamugerageza afite uruzina ruryoshye cyane ari Karamanko aravuga ati rero icyo kintu cyataye ndacyagikontaho muri Mediane binkundiye kundeshye imbaraga z'umubiri cyane taye nk'iriya ya Sekiganda urakotaye nk'iriya ya Sekiganda ko aravuga ati Sefu na Aimable bagaranye mu kibuga n'ugero bakenesha bamirere kiperateri babiri reka tunagaruke nanone n'aba batambwe ariyo bagiye kuri 6 Dese muri sari urumva ikibazo cyataye kuri Rayon Sport nta mwumva nta muntu ni metero na 70 nta muntu ufite metero na 80 urimo ikibazo cyataye ni ikibazo kikiri ku mutoza kuri iyo kipe ya Rayon Sport siritu mu gice cya Mediane nabe dushaka kumubara nk'umukinnyi ufite iyo detente ariko buryo umutoza wese taye ayireba mu kibuga siritu nk'abatoza b'Abarabu cyangwa b'Abazungu taye rakonta cyane unakubwira ngo nzajya muri iyo mikino akareba adversaire Singida kuri abo bakinnyi nk'abahari Dawuco bongeyemo ukareba abo bakinnyi tubona bajya muri Tanzania urwego rwabo icyo kintu yaracyakirwaye niyo mpamvu avuga ati mwene data namwakira ariko ngo anabigizemo uruhare kugira ngo ngwaze muramwe ati no mukinnyi w'umutoza ati niyo mpamvu wumva amakuru asa nk'aho ari kubura n'umutoza wayagumanye muri we niwe uzibanga ati ngo ni umukinnyi w'umutoza baramuzi araharamuzi reka dutume